Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ibintu ubusabwa kujya dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro, ukagereba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo no kubisa gukanda subscribe kugira ikizame bakoze gishya dushyizeho ujye tukibonera ku gihe, kugira isomo dushyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe kugira ngo uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Mbibutsa ko code ziri kubonekaho waba uri hose mu gihugu cyangwa se ukeneye no kwiga by'umwihariko, cyangwa se uramutse ukosoye kino kizame ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanura bitewe n'uko abo muri kumwe wenda nta n'umwe urimo wagusobanurira, wahita utwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 26 tukagufasha tukagusobanurira biruseho kugusobanurira serivisi abari ubuntu. Ikibazo cya mbere rero babajije umunsi, ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata ikaramu. Cyabazaga ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite, asigaye urebe mwa bino bisubizo bine baguhaye, uhitemo igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. A yaravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere, B ikavuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, C ikavuga ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye, D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uburenganzira bwo gutambuka mbere n'uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese iki cyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko video y'amoko 5 y'ibyapa namaze kuyabashyira kuri YouTube channel. Niba uri kumva ku byapa hari ibyo utazimo, wasubira kuri channel yacu ukamanza ukihugura kugira ngo uze dukomezanye, ujye ugera ku bibazo nk'ibi wita ubikora. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Iyo ubonye kino cyapa uhita umenya ko kiri kuguha uburenganzira bwo kuba watambuka mbere y'ibindi binyabiziga. Niba ari wowe uri kukibona, ubwo niwe biba biri kwemerera kuba watambuka mbere y'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri cyabajijwe kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Ese icyapa gisobanura iki? Tegereza neza icyapa dufite. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Uraho uri kubona ko wajya ni umuntu urimo usa nkaho ari kugenda. A iravuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, B ikavuga ngo akayira k'abanyamaguru, C ikavuga ngo aho abanyamaguru bambukira, D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B iravuga ngo akayira k'abanyamaguru, C ikavuga ngo aho abanyamaguru bambukira. Ese urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko uba ugomba ibyapa ukuntu babyiga, ntabwo ugenda ngo ufate icyapa buri cyapa kuko biriya byapa bari byinshi, ahubwo uragenda ukamanza ukamenya icyiciro cy'ibyo byapa, ukamenya ese birabuza, ese birategeka, ese biraranga. Asigaye noneho ibindi byo ukabisubiramo ariko wamenya gutandukanya icyapa, kuko ushobora kubona ikindi cyapa nacyo gifite ishusho y'uruziga ariko ubuso ari ubururu n'ikirango wenda cy'umweru, ugahita umenya ko wenda ari icyapa ari icyapa gitegeka n'ibyapa bibuza, ugahita umenya kubitandukanya. Ahasigaye noneho ukatangira kubyinjiramo ariko uzi gutandukanya ubwoko bumwe bw'ibyapa n'ubundi. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa nukibona uzamenye ko gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Hari muri a muntu uzamenye ko biri kukubuza kunyura aho hantu. Urabizi neza hari ahantu haba habujijwe kunyurwa n'abantu. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo uburebure bw'ikinyabiziga bikurikira ntibugomba kurenga metero 11.
A ibifite imitambiko umwe uhuza imipira, B ikavuga ngo ibifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, C ikavuga ngo makuzungu, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese uburebure bw'ikinyabiziga mwa bino bikurikira nowe utagomba kurenga metero 11. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, asigaye igiso cyanyacyo ucyandike ku papuro. Ese n'iso cyanyacyo ni A ibifite umutambiko umwe uhuza imipira, ese n'iso cyanyacyo ni B ibifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ese n'iso cy'ukuri ni C makuzungu, cyangwa se n'iso cy'ukuri ni D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero iso cyanyacyo ndakeka ko bamaze kugihitamo ni D nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko bamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Murabizi hari ibinyabiziga bishobora guhagarara ahantu ijoro ryose cyangwa amasaha runaka bitewe n'ibyo byikorera, bitewe n'ukuntu bimeze. None bari kutubaza ngo aha hakurikira kuri A no kuri B no kuri C no kuri D ni hehe uri kubona bibujijwe ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini? A iravuga ngo ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B ikavuga ngo ahantu bari hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C ikavuga ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ikinyabiziga kikaba kitemerewe kuba cyahagarara umwanya munini nihe? Ese igiso cy'ukuri ni A, ese n'iso cy'ukuri ni B, ese n'iso cy'ukuri ni C, cyangwa se n'iso cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo, A niyo, B niyo, na C ni igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Urabizi wenda niba ari za autobisi zitwara abanyeshuri bakazishyiraho amatara kugira ngo igihe zihagaze umuyobozi abe yazibona uri kuyisanga. A iravuga ngo amatara abiri ashyirwa inyuma. B ikavuga ngo amatara abiri ashyirwa imbere. C ikavuga ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, amatara abiri ashyirwa imbere, na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Ese hano urabona iso cy'ukuri ari ikihe? Za autobisi zitwara abanyeshuri mu gihe zihagaze bakaba bazishyiraho amatara, none ayo matara asa n'icunga rihishije ashyirwaho ku buhe buryo? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese n'iso cyanyacyo ni A, ese n'iso cyanyacyo ni B, ese n'iso cyanyacyo ni C, cyangwa se n'iso cyanyacyo ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Mu ntera ingano. A iravuga ngo metero 100 ku manywa na metero 20 nijoro. B ikavuga ngo metero 150 ku manywa na metero 50 nijoro. C ikavuga ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu joro. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iri tara ry'umutuku riba rigomba kubonwa n'umuyobozi urisanga mu ntera ingana ute? Ese igiso cy'ukuri ni A, ese n'iso cy'ukuri ni B, ese igiso cy'ukuri ni C, cyangwa se n'iso cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Muri kureba bino bipimo bari kubona, niba bakubwiye ngo metero 100 ku manywa na metero 20 nijoro, ibyo bintu wowe urumva bibaho? Itara ari ku manywa, urumuri rurahari, itara uri kuribonera muri metero 100, byagera nijoro aho urumuri wareba ikintu kiri kwaka ukakirebera kure ngo akaba ari muri metero 20. Ibaze no kuri B naho bavuze ngo metero 150 ku manywa na metero 50 nijoro, urumva nibibaho? Ikintu nijoro nibwo ureba ikintu kiri kure iyo kiri kwaka. Na C bavuze metero 200 ku manywa na metero 100 nijoro,
urumva hose ku manywa itara riri kwaka ku manywa waribona uri hafi yaryo, ariko iyo riri kure ntiwaribona, ariko nijoro uba wareba kure. Niyo mpamvu hano ku manywa aho wareba ari ku manywa hari haruta aho wareba ari nijoro. Bihita bigaragaza ko hano igisubizo cy'ukuri ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Murabizi umuhanda ugira ibyerekezo bibiri, icy'iburyo n'icy'ibumoso. Ibumoso hadufasha iki? Ntegeze neza hari akaraga fresh kari niho hari kutwereka ko ari ibumoso. None hari ahantu hadufasha iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo. A iravuga ngo kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. B ikavuga ngo kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. C ikavuga ngo hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. D ikavuga ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Ese kino gice cy'umuhanda urabona kigufasha iki? Ese kigufasha kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe, ukaba wajya kwa kundi unyuranaho ugahita ujya mu gihande cy'ibumoso ukaguma mu gihande cy'ibumoso? Ese ni iso cy'ukuri ni B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso? Ese iso cy'ukuri ni C cyangwa se ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi iyo ugiye gukata ukatira ibumoso kuko ntiwakatira iburyo. Iburyo aba ari muri za ruhurura handi haca amazi, urumva ntabwo wakatira iburyo. Niyo mpamvu uba ugomba gukoresha kino gice cy'ibumoso uri gukata cyangwa se uri kunyuranaho. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, nubwo igihe cyose bidakorerwa ibumoso, ariko igihe akenshi bikorerwa ibumoso. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 cyavuga ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? A iravuga ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B ikavuga ngo kunyuranaho ntibyemewe. C ikavuga ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D ikavuga ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa cy'iburyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Inzira y'icyerekezo kimwe ubwo ni ya nzira ibinyabiziga byose biba biri kujya mu cyerekezo kimwe. Wenda urugero mwitegereze hariya uri kuva Kicukiro ugana Bugesera, iriya mihanda ukiri muri Kicukiro ukirenga i Nyanza uri kujya hariya Bugesera, iriya mihanda ukuntu iba imeze aba ari imihanda ibiri isa nka ifatanyemo, hagati hagacamo iriya jaride, hakaza indi imihanda ibiri. Rero uriya muhanda niwo bita umuhanda w'icyerekezo kimwe. Uriya ruhande rumwe urabona ni imihanda ibiri bahuje ariko iri kujya mu cyerekezo kimwe. None iyo ugiye kunyuranaho mw'uriya muhanda umeze kuriya, ubikorera mu ruhe ruhande? A iravuga ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B ikavuga kunyuranaho ntibyemewe. C ikavuga ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D ikavuga ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda niho uba wanyuraho, naho nicyo wanyuraho ukoresheje ku gisate kirihe ibumoso bw'umuhanda. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo, zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. A iravuga ngo irangi ry'umuhondo ngarura rumuri. B ikavuga irangi ry'umweru ngarura rumuri. C ikavuga ngo irangi risa n'icunga rihishije ngarura rumuri. D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo ikintu ngarura rumuri cy'ubwacyo, niba ari ibikoresho ngarura rumuri cyangwa niba ari irangi ngarura rumuri, y'ubwacyo irangi ntijyakwaka, ariko iyo urumuri rukubiseho rw'ikinyabiziga uhita ubona ryatse. Niyo mpamvu bavuga ngo ni irangi ngarura rumuri. Wenda niba risa umweru hakubitaho urumuri rw'ikinyabiziga cyawe ugahita ubona wagira ni ikintu nyine wagira riri kwaka, ariko ubwaryo rikaba ritatanga urumuri, cyangwa mu gihe cy'umwijima ubwacyo rikaba ritatanga urumuri, rikaka ari uko hari urumuri rundi rukubiseho. Ese hano igiso cy'ukuri ni ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A, irangi ry'umuhondo ngarura rumuri? Ese ni igiso cy'ukuri ni B,
irangi ry'umweru ngarurarumuri. Ese ni igiso cy'ukuri ni C, irangi risa n'icunga rihishije ngarurarumuri, cyangwa se ni igiso cy'ukuri ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari yo, P ikaba atari yo, na C ikaba atari yo. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hano igiso cyo kuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, uratwandikira kuri 0789 935 16 26, tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Ikindi ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, tuba dufite abanyeshuri bake twigisha online, tukabasobanurira mu gahe gatoya, mukagenda mugakora mugatsinda. Naho watwandikira kuri iyo nimero tukagufasha. Niba uri kubona hari ibintu utari gusobanukirwa ukatubwira, tukagufasha tukakwigisha. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe, hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Murabizi mu bihe by'imvura hari igihe bibaye ngombwa ko umuhanda unyerera, ukanyerera ku buryo ikinyabiziga kiba kitagenda. Ariko ntabwo wavuga ngo niba umuhanda wanyereye ngo ibinyabiziga byose birahagera bihagarare. Hari uburyo buba bugomba gukoreshwa kugira ngo ibinyabiziga byageze aho hantu bihanyereye bidasanzwe bukoreshwa kugira ngo bihave. A iravuga ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B ikavuga ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu cyangwa iminyururu irwanya ubunyerere. C ikaba A na B ni ibisobanuro by'ukuri. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundu n'inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. D ikaba ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisobanuro cy'ukuri, B ikaba atari igisobanuro cy'ukuri, na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri ari ikihe? Utwaye ikinyabiziga, ni igihe cy'imvura, urwondo rwagiye mu muhanda ku buryo ikinyabiziga kitabasha kuharenga, hari kunyerera cyane. Ese ni ubuhe buryo bwakoreshwa kugira ngo icyo kinyabiziga kihave? Ese ni igisobanuro cy'ukuri ni A, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. Ese ni igisobanuro cy'ukuri ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ese ni igisobanuro cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa se ni igisobanuro cy'ukuri ni D, nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere kugira ngo uhace. Murabizi turiya tuntu iminyururu, murabizi bifite utuntu tumeze nk'udushyundu dushobora gutuma noneho bigabanya ubunyerere. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Bibujijwe. Urabizi hari imyaka umwana ageramo akaba ari gukubagana ku buryo ushobora kuyireba hirya gake akaba agukoresheje impanuka. None iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara abana badafite imyaka. A iravuga ngo 10. B ikavuga ngo 12. C ikavuga ngo 7. D ikavuga na igisobanuro cy'ukuri kirimo. Ese mwa ino myaka nabahe bana babujijwe kujya mu kinyabiziga ku ntebe y'imbere mu gihe harimo indi myanya, bitewe n'uko wenda baba bageze mu myaka yo gukubagana? Ese ni igisobanuro cy'ukuri ni A, imyaka 10. Ese ni igisobanuro cy'ukuri ni B, imyaka 12. Ese ni igisobanuro cy'ukuri ni C, imyaka 7, cyangwa se igisobanuro cy'ukuri ni D, nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisobanuro cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ikinyabiziga giturutse imbere gifite amabara akurikira. A iravuga ngo ubuso ni umweru. Tegereze neza. B ikavuga ngo ikirango ni umutuku n'umukara. C ikavuga ngo ikirango ni umweru n'umukara. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri
kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese igisubizo cya nyacyo ni B? Ese igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo, tegereze neza, guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Hari ahantu biba bibujijwe kuba wahagarara umwanya muto cyangwa munini. None aho hantu ni he? A iravuga ngo ku mihanda y'icyerekezo kimwe yo hose. B ikavuga ngo ku mihanda ku ruhande ruteganye n'urwo ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C ikavuga ngo ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana bitagifite metero 12. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese igisubizo cya nyacyo ni B? Ese igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo urabona ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ikibazo gikurikiyeho cya 14 kirabaza ngo, amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari hatabariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A iravuga ngo amatara magufi, B ikavuga ngo amatara ndangaburumbarare, C ikavuga ngo amatara yo guhagarara umwanya munini, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Murabizi niba ikinyabiziga gihagaze amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'izi modoka zitarengeje metero 6 z'uburebure, ubwo metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, ubwo uri kumva ukuntu bimeze, hatabariwemo imitwaro zikoreye itarimo kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, wenda ngo biri gukurura ikindi kinyabiziga, bishobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibinyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Haba hari amatara bagomba kuba gusimburwa nacyo kugira ngo umuyobozi uri kukigana aze kukibona. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, amatara magufi. Ese ni B, amatara ndangaburumbarare. Ese ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo, ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira: A santimetero 25, B santimetero 125, C santimetero 45. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese igisubizo cya nyacyo ni B? Ese igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Tekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, tekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi
ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, ko hano baravuze ngo ubugari bwa romoruki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Urumva ubugari bwa romoruki bwaba bungana na santimetero 25? Oya pe. B ese 125? Oya nazo ni nke. C nayo iravuga santimetero 45, nayo ntabwo yaba ari igisubizo cy'ukuri. Niyo mpamvu hano bahisemo D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 16, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho ibara ryerekana ko ibinyabiziga bitagikodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Iravuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B ikavuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C ikavuga ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. D ikavuga ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C ikaba ariyo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Wenda tagisi ikaba itagikodeshwa, rero riba agomba gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Niba kitakodeshejwe bakagishyiraho itara, iryo tara none riba risa rite? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese ni B? Ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cya nyacyo hano ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? A iravuga ngo kuri buri nzira. B ikavuga ngo hagati y'amasangano. C ikaba iburyo bw'amasangano. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo kuri buri nzira no hagati y'amasangano. Ese iri tara ry'umuhondo rimyatsa iyo rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ese ni igisubizo cy'ukuri ni A? Ese ni igisubizo cy'ukuri ni B? Ese ni igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se ni igisubizo cy'ukuri ni D? A na B bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aya matara ashyirwa kuri buri nzira no hagati y'amasangano. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho. N'ibikoresho bimeze gute? N'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Babibona gute? Ndakeka ko ibi bikoresho ngarurarumuri nabibasobanuriye mbere, ndakeka ko wabyumvishe. By'ubwabwo byo ni byaka, ariko bitewe n'uko bisa, iyo urumuri rukubiseho biraka. Niba ari irangi ngarurarumuri risa umuhondo agakubitaho urumuri, ubona hatse umuhondo, ariko ubwaryo ntiryakwaka. Cyangwa niyo ari udukoresho ngarurarumuri nabwo ubwatwo nitwaka, ariko iyo urumuri rukubiseho turaka. A iravuga ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura. B ikavuga ngo ibyo iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa. C ikavuga ngo babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso. D ikavuga ngo nta igisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500 ni. Iyo bavuze kilogarama 3500 nk'abo bavuga ngo tone 3 n'ibice 5, kuko tone imwe ibingana n'ibiro 1000. A iravuga ngo kilometero 60 mu saha. B ikavuga ngo kilometero 40 mu saha. C ikavuga ngo kilometero 75 mu saha. D ikavuga ngo kilometero 20 mu saha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero mu saha runaka ikinyabiziga kiba kibifite, ntabwo ugenda uri gupima ngo ugende uri gupima ngo mfite ndi kugendera ku muvuduko ungana ute mu saha ngo ugende uri gupima. Oya, ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo uri gutwara ikinyabiziga barakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko
mu isaha urajya uragenda kilometero 20, urajya uragenda kilometero 5, kilometero 80, bakagenda babikubwira ikinyabiziga kiba kibifite. None hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A kilometero 60 mu isaha? Ese ni igiso cy'ukuri ni B kilometero 40 mu isaha? Ese hano igiso cy'ukuri ni C kilometero 75 mu isaha? Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D kilometero 20 mu isaha? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C kilometero 75 mu isaha. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Iravuga ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, bikaba ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo ishagaguye. Se ikaba ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi no mu mihanda aho igabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo ishagaguye. Ikaba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko ukeneye ko tukwigisha, ukeneye ko nkwigisha, bigisha online, kubera ko abantu benshi barambwiye ati nzajye mbigisha online, bitewe nuko abantu baba bari ku kazi gatandukanye, cyangwa se bigaterwa naho ndi nabo bari, bikaba byagorana. Asigaye tukabigisha online, birakora. Nta munyeshuri n'umwe twari twigisha ngo atsindwe. Nawe rero ukeneye ko tukwigisha watwandikira kuri 078 cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 tukagufasha. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Mbibutsa ko ukeneye na kode, watwandikira cyangwa tuduhamagara kuri iyo nimero tukagufasha. Ese ni igiso cya nyacyo ni A? Ese ni B? Ese ni C? A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi no mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe guhagarara akanya kanini imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, nk'imbere nko mu muryango w'insengero runaka, cyangwa ngo ugende uparike ikinyabiziga mu mwinjiro w'isoko ahantu bari kwinjirira, ntabwo biba byemewe. Cyangwa se mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Niyo mpamvu igiso cy'ukuri hano ari C. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari icyo kigufashije. Hari ikintu ukeneye ko tukwigisha, wakitwandikira muri comment tukagufasha. Kandi waramutse ugize ikibazo mwa kino kizame twakosoye, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 tukagufasha, tukagusobanurira biruseho kugusobanurira ukabyumva. Serivisi aba ari ubuntu. Ikindi zira video z'amasomo, ibyapa, ibimenyetso bimurika, ibimenyetso byo mu mihanda, n'andi ma video twagiye dukora, amashusho yose yo mu gazeti n'andi turi kugenda tubakorera. Ikintu ubusabwa no kuba nukanda subscribe kugira ngo ujye tubibona ku gihe. Ushaka gusura kuri channel yacu bitewe nuko atumaze kujyaho video nyinshi, ukabura wenda nka video wifuza, yaba ibyapa, yaba iz'amashusho cyangwa n'izindi tumaze gushyiraho, ushobora guhita unyandikiranaho ukayinsaba mitanyiguha. Ndakeka ko insinzi turi gushaka tuzayibona. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.